ntega amatwi. Urasanga umurokore, nanjye ndiwe, ndi Karosi, ndi umuyobozi, ndi n'umuhanuzi, ariko usanga umuntu aravuga ngo detaye sharabaganda, akavuga indimi nyinshi, ariko wategereza urukundo ukarubura. Niwe muzahurira muri deba mu kibazo runaka akakuvuga ndagira ngo nkubwiye ngo nigeze wenda uzasanga umuntu ahuye n'ikibazo, aho kugira ngo bene se bamubikire ibanga, ahubwo baba ari bo bamumenera ibanga. Uzasanga umuntu akene, abantu ba mbere barebanaho ni abantu basengana. Usanga muhurira ku gikumba mugahanura, mugasenga, mukerekwa, ariko mwatandukana gato agatangira akavuga ngo runaka yanukaga amasogisi, runaka yagendaga nabi. Abisi ntibita kuri bagenzi babo, ariko twebwe abarokore twitanaho. Uyu muntu aguye akagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, muzasanga ari we bagenda bavuga ngo runaka ngo yasambanye, ngo runaka ngo yaguye. Inyamara Bibiliya iravuga ngo reba uwo mwanzi wawe nasonze umugaburire, wimufata ngo umujugunye, kuko Imana ivushiriza ababi n'abeza izuba. Bakunzi ba Karosi TV, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Durashimira Data wo mu ijuru kuko yaturinze. Uwiteka yaraturinze mu bihe byose bitambutse. Tugarutse dushimira Imana kuko imirimo yayo ari myiza kuri twe, kandi ku bantu bose bubaha Imana, bamfasha kubaha Imana. Hari ibyo Yesu yadukoreye kugira ngo abashe gukuraho imivumo. Mu bantu tujya tuganira njya nkunda kubabwira ngo imivumo, umuntu ashobora kuvumwa n'ababyeyi, cyangwa se akaba yaravumwe n'abavandimwe, cyangwa se akavumwa n'abarozi, kuko buri iyo turi muri Yesu gusa, Yesu yaje gukuraho imivumo, yaje guhanagura ibikomeye kugira ngo ashyireho ubuzima. Mana ishimwe. Rero bakunzi banjye, cyangwa se kuko nkunda, burya kuko itegeko ni ugukundana, niyo mpamvu mvuga ngo umuntu wese unkunda, kuko utegetswe kunkunda wanze ukunze. Rero kuko buriya itegeko ryacu ni urukundo, niba udakunda ntabwo uzi Imana. Uyu munsi tugiye kureba niba se gukunda birashoboka. Ese kubabarira no gukundana birashoboka ku bakirisitu, cyangwa se ku bantu Imana yaremye? Ubundi dutura ibiremwa by'Imana, cyangwa se by'intoki z'Imana, kuko ukuboko k'Uwiteka kwagiye kutukomeza, kuratwagura. Ku muntu uwo ari we wese agirirwa neza n'ijuru, cyangwa se n'Uwiteka. Rero ariyo mpamvu Yesu yaje guhinyura amategeko amwe, cyangwa se gukomeza andi. Yaje aje gukuraho amategeko amwe yararongo ukunde mbega ugende umwanzi wawe nakwanga nawe umwange, ahubwo azaje gutegeka, cyangwa se gushyiraho itegeko rivuga ko tugomba gukunda abanzi bacu. Uyu munsi rero ni ikiganiro dusa naho tugiye gukora, twibaza se umuntu yakugire nabi wamubabarira? Eske umuntu yakwiciye wabasha mbega yaba umwe w'inshuti yawe? Nicyo kintu tugiye kuganiraho rero, turebe ko bishoboka. Ese birashoboka ko umuntu yakuroga ukabimenya nyuma ukamubabarira? Iki kiganiro rero tugiye gukora, ntube kure, ba hafi ya kamera za Karosi TV. Banza ukore subscribe utaribagirwa, kandi ukoresha usharinga abantu bose babone iki kiganiro ndetse n'ibindi byose, kugira ngo urabe ukoze umurimo ukomeye w'Imana. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Uwiteka rero ko yabanye natwe akaturinda. Nababwe ko ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana babiri, n'abandi turera tubana mu rugo. Imana ibawe umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana twihuse, tugiye kuganiraho gato. Ntabwo turi bumare igihe kirekire, ko ni ikiganiro kizakomeza. Twibaza ngo ese gukiranuka birashoboka? Ese umuntu yakugire nabi wabasha kumufasha, cyangwa se kumushyingira? Ni ibintu bikomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana kuri hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, mu bice byaho 5 ku murongo wa 23, ku murongo wa 43
aravuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. 44. ariko jyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru. kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavushiriza imvura. nimukunda babakunda gusa muzahembwa iki? nta kabazo. mbese abakoresha b'ikoro nabo ntibagiraga batyo? nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? mbese abapagani nabo ntibagira batyo? namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. amen. rero dusomye ijambo ry'Imana risa n'ari rirerire, tujya dusoma umurongo umwe cyangwa ibiri tugahita dusa n'abantu barekeye aho ngaho. uyu munsi tugiye kureba se gukiranuka birashoboka? kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo wavuze ngo nimukunde ababanga. ni ukuvuga ngo aya ni amagambo Yesu yavuze ayabwira abantu, cyangwa se abwira Abisiraheli. kuko Yesu aza, mbere y'uko Yesu aza hariho amategeko cyangwa se isezerano rya kera, kuko niwe aje gushyiraho iri sezerano. iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga isezerano iri sezerano rishya ryarashyizweho cyangwa se ryarabayeho ubwo n'ubundi Yohana umubatiza yari akimara kuvuka, cyangwa se ubwo Yesu yari akimara kuvuka, cyangwa se kuba Mariya yamujya kumutwita, nibwo usanga izi nkuru zivuga ivuka rya Yesu, rikavuga uburyo Mariya yahanuriwe, akabwirwa uburyo agiye kutwita iyi nda y'igitangaza ariyo yabyayemo uyu Yesu Kristo. uyu Yesu ni umwe mu bana bavutse n'ubundi ku mugabo umwe, cyangwa se ku mugabo umwe bita Mana, ariko avuka ku mugabo wari warasabye Mariya. ni nawe wamureze. Bibiliya itubwira ko yari umubaji. ibi ntabwo ndi bujye kubabwira amateka, ahubwo tuje kureba eske Yesu uyu wajyaga yigisha urukundo, akigisha ko abantu bagomba gukunda abanzi babo. Yesu yari umuntu ki? icya mbere, Yesu yari yari yujuje ubumana 100%. yari Imana mbega mu buryo bumwe. Yesu uyu yari umuntu ukwikwije w'ubumuntu 100%. Yesu uyu yarasonzaga, ndetse yajyaga akunda nk'abandi, yajyaga anagira umubabaro nk'abandi. Yesu mbega mu buryo akiri umwana, tujya dusomye ibitabo dusanga Yesu akiri umwana ibitangaza byaratangiye kuva akiri mutoya. ni ukuvuga ngo Yesu uyu nguyu nyina akimubyara, iyo tugeze Bibiliya ivuga uhereye ku myaka 12 dusanga baramujyanye i Yerusalemu bagiye mu minsi mikuru. noneho ngo aza gukata ababyeyi, asubira mu batambyi. bivuze iki rero? Yesu yari umutambyi mukuru, yari umutambyi uruta abatambyi. kuko icyo gihe hariho abatambyi nibo basabiraga abantu, bakababasabira, baba bafite imivumo bakabakuzaho imivumo. aba batambyi cyangwa se ab'Abalewi nibo babaga mu bitambo, nibo bajyaga bajya gutamba ibitambo. Abisiraheli bajyaga bajyana ibitambo bagashyira abo batambyi, none abatambyi bakajya gutambira aba bantu kugira ngo bakurweho ibyaha. ibi ntabwo
ntabwo ndi bubitindeho, ariko umva nagira ngo nkubwire ahangaha Yesu noneho ndabyibuka abantu bamwe cyangwa se abo batambyi yarabagiyemo baza kuganira, baganiriye bamwumvamo Imana, bamwumvamo amagambo akomeye. Burya umwana uzivukira, umwana uzakorera Imana umwumva akiri muto, atangiye kujya atera za haleluya, aho abandi baririmba indirimbo z'abisi wabaririmba iz'ijuru. Umwana uzava mu bumana cyangwa se kuba umukozi w'Imana umumenya akimutwite. Njya nkunda kuvuga iri jambo, reka nkubwire. Noneho birangije tugende rero, Yesu aravuka, akimara kuvuka arakura, tumumenya. Nanone ubwo yajyaga kubatizwa, abatizwa na Yohana witwaga umubatizi. Bibiliya ivuga ko uyu mwana yavutse cyangwa se uyu mugabo yiberaga mu ishyamba. Usomye ijambo ry'Imana ngo niwe Eliya umwe wari waravuzwe ko arahanuwe ko azaza, niwe waje. Noneho ngo arangije agorora inzira z'Uwiteka. Noneho nicyo cyabaye, Yesu aravuka. Akimara kuvuka habaye ibintu bikomeye. Bibiliya itubwira ko habayeho, mbega hahise hahinduka, amateka arahinduka, kuko umwami umukuru rutabana yari yamaze kuvuka. Uhereye uwo munsi abanyabwenge barabimenya. Icyitonderwa, niyihe mpamvu abanyabwenge bamenye iri jambo? Ariko mbere yuko babimenya, abungeri bari baragiye umukumbi, nibo babanje kumenya uyu Kristo ko avutse. Haleluya, la sie do puissance. Impamvu nuko ababungeri bari barashyizweho cyangwa se babaga mu mukumbi, bakabaho hepfo batazi imbere uko bimeze. Ari marayika arabasanga aranga umwana yavutse. Uwo munsi akimara kuvuka, Imana isanga abanyabwenge, ko abanyabwenge bari bazi ko hariho abami bitwa ba Herode gusa, ntabwo bari bazi undi mwami wakwima hariho undi. Ndagira ngo ngutangarize ngo Yesu avuka, yavutse ahindura ibyari biriho. Uwo munsi umucyo uboneka mu isi, nicyo cyabaye uwo munsi. Noneho iyo dusomye rero ijambo tugezeho, Yesu yari arimo yigisha, aravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. Cyangwa se no kwanga umuntu ukwanga, ukwanga ukunde mugenzi wawe gukunda, cyangwa wange umuntu ukwanga. Ariko Yesu aravuga ngo jewe ndababwira ngo ntabwo mukwiriye kwanga ababanga, ahubwo mugomba gukunda abanzi banyu. Kontereta nuko twebwe abana b'abantu turemye. Icyambere, abana b'abantu turemanye ikintu bita umubabaro. Icya kabiri, turemanye ikintu bita ubugome. Kubera iki? Wenda bamwe bazabirwanya. Impamvu turemanye ubugome, ubabaza umuntu akamara ukwezi cyangwa umwaka atakuvugisha. Icyitonderwa, niyo yaba ari nyoko wakubyaye, yarakubyaye akubabaje iminota 5, uhita umwifuriza urupfu. None hanga Yesu azaje guhindura ibirere. Impamvu y'abafarisayo, abafarisayo babagaho bakabwira abantu ibyo badakora. Impamvu nazanye iri jambo ry'Imana rirareba abantu bakijijwe. Icyitonderwa, ndavuga abantu bakijijwe bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abantu barakizwa ariko bagasigarana sigariza ndayisobanura. Ni ugukizwa ukumva itorero waribamo, ariko mbega ntiwite ku by'itorero, ube mu bantu, ube muri bo, ariko wibere umuntu wo hanze. Mbega ukubabaje umubabaze, umwifurize gupfa, ukuroze wumve nawe uzasanga urimo uvuga ngo nanjye wabo namwira. Bivuze iki? Nawe uri umurozi nkawe. Noneho Yesu yaraje guhinyura no magambo. Icyitonderwa, abayuda bundi bagira ingeso, cyangwa se ingeso zirutiza abandi. Icyitonderwa, bagira umwuka wera ubakura mu bibi, ubabwira ngo iki ni icyaha. Reka nkubwire, abantu iyo ugendanye n'umuntu igihe uramumenya. Nushaka kugendana n'umurokore ukamenya umurokore, abantu ntararenga uzashyira amafaranga imbere y'umuntu. Numara kuyashyira imbere y'umuntu, wigendere wigire mu cyumba, uzasanga yayeguye arimo ayabara. Nakubera intwari ntabwo azayatwara, ariko hari n'uzajya kureba usange hari amafaranga ku meza, amwe wari wasize ubureho amafaranga, kandi wa muntu wamwira zeraga. Nkubwiza ukuri, abantu Imana yabaremanye akantu. Birangije nicyo cyabaye uwo munsi. Noneho ngo bikimara kuba,
noneho ahangaha Yesu iri jambo yavuze, yaravuze ngo byanditswe ko mu mategeko hari ijambo rivuga ngo mwe mukunda ababakunda, abanzi banyu nabo mubange. Noneho Yesu aza guhindura, aravuga ngo mugomba kugaburira abanzi banyu, ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire. Ndagira ngo nzanire ijambo rero, wenda wavuga ngo Karosi ubivuga ameze ati, njyewe ubwanjye nta mwanzi ngira, simbirata ariko ndanabyirata n'ikirata. Cyitonderwa, nahuye na benshi bangirira nabi, nahuye n'abantu barasuzugura, nahuye n'abantu mbega bangira iciro ry'imigani, barampinga, barasuzugura birenga gusuzugurwa, bangira umupfu, baranyanga, baramvuga, banyambika urubwa. Ariko njyewe abo bose Imana ikansanga ikambwira ngo mwana wanjye bakunda. Abo ngabo ndumva nigeze gutanga ubuhamya mbabwira umuryo umuntu umwe wandoze ari we, cyangwa se wari waraturose ari we muntu twashyize mu byacu, cyangwa se nkora ubukwe ari we nashyize mu byanjye. Bivuze iki rero? Niwe waje wakira igiseke cya bene cy'umubyeyi. Bivuze iki? Imana ikeneye kukunda umwanzi wawe, wa mwanzi wumva utakunda mushyingire. Ndagira ngo ndwane n'abantu muri iri jambo. Cyitonderwa, Yesu yavuze ngo wikunda ugukunda gusa, ahubwo kunda umwanzi wawe. Umwanzi wawe nasonza umugaburire. Ese ubugaburira abanzi banga? Uzasanga abantu benshi mubana neza mu buryo bwiza ari bo muhemukirana. Abanzi ba mbere mbasanga mu nzu y'Imana. Ndasobanurira ijambo. Iyo mbega dukizwa twatuzi ko mu gakiza ariho hari abakirisitu buzuye, ariko nasanze ariho ahantu hamwe, nubwo ahantu hari ibyiza ariho shitani arwanya, ntimunyumve nabi. Nasanze mu barokore hari abantu bimenya ubwabo ku giti cyabo, bakumva batakunda bagenzi babo. Mbega urukundo ruba kure. Bibiliya iravuga ngo mukundane nk'uko nabakunze, ariko nasanze mu barokore harimo urukundo ruke. Ntabwo ari bose, ntimunyumve nabi, ariko nahasanze urukundo ruke. Icyitonderwa, iyo umwe ashonje, iri jambo ryavuze ngo mubagaburire umwanzi wawe, cyangwa se uwakennye umugaburire. Njya nibaza nkavuga ngo eske hari abo wabonaga ari abakire, jya kubona ukabona umupagana, wenda nsubiye inyuma, ntabwo dushima wenda ngo abapagana, ariko nabo ni abantu. Ugasanga uwakunyuza arahagaze aragutwaye imvura irimo igwa, ariko wanyura ku murokore ukabona aciye ku wundi amukubise ikiziba aratambutse. Ese ijuru urimo ujya, uyu muntu ari kujyamo niri? Biravuze ngo mukunda abanzi banyu, abantu bashonje mubagaburire. Mbega umwe ujya kubona ukabona isakata imodoka, turwanira kugira ngo tugere imbere, urusengero rwacu duparika amavewiti, amarava ndetse n'andi n'amapikapu n'ibindi, ariko usanga muri abo bose bafite ubwo butunzi, abantu benshi bakabije kuba bakene. Ukibaza ngo ese ko Yesu yavuze ngo niba ufite ifunguro risangire na mwene, bikaba byaranze yuko umuntu ashobora kuba yasangira nawe n'uwo basenga. Usanga abantu buzuye umwuka wera. Wenda iki kiganiro ni ikiganiro tugiye gukora, tuzanashaka abantu tuganire kuri iyi teme. Ni ukuvuga ngo abantu benshi mu barokore uzasanga bafite kwimenya ubwabo. Umuntu ashaka kugenda mu modoka nziza, umuntu ushaka kwambara neza, ashaka gutunga umuryango we neza, ariko ntiyumva ko mugenzi we yagirirwa neza. Icyitonderwa, Yesu yaziye abanyabyaha kugira ngo abakure mu byaha, abarokore urupfu, abashyire mu buzima. Noneho birangije ahangaha, nyumva, ntega amatwi. Iri jambo ry'Imana ryavuze ngo, dusomye aha ku murongo wa 45, avuze ngo nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abagushiriza imvura. Ni ukuvuga ngo iki rero? Yesu yavugaga ku bantu babi n'abeza. Yesu ntiyigeze arobanura. Ndabyibuka umunsi umwe Umusamariya yaramusanze, arangije amubwira ijambo, aza kuvuga ijambo, aravuga ngo ntabwo bikwiriye ko abana mbega imbwa zirya cyangwa se kuby'abana. Uwo muntu ahita amusubiza amuga ngo n'abana n'imbwa nazo zijya zitora ibyasigajwe na ba shebuja. Bivuze iki rero? Yesu yaje azanye urukundo rurenze urwe twebwe abarokore bafite.
ngiye gusoza ntega amatwi. Urasanga umurokore, nanjye ndiwe, ndi Karosi, ndi umuyobozi, ndi n'umuhanuzi, ariko usanga umuntu aravuga ngo detaye sharabaganda, akavuga indimi nyinshi, ariko wategereza urukundo ukarubura. Niwe muzahurira muri deba mu kibazo runaka akakuvuga wa ndagira ngo nkubwiye ngo nigeze wenda uzasanga umuntu ahuye n'ikibazo, aho kugira ngo bene se bamubikira ibanga, ahubwo baba ari bo bamumenera ibanga. Uzasanga umuntu akene, abantu ba mbere barebanaho ni abantu basengana. Usanga muhurira ku gikumba mugahanura, mugasenga, mukerekwa, ariko mwatandukana gato agatangira akavuga ngo runaka yanukaga amasogisi, runaka yagendaga nabi. Abisi ntibita kuri bagenzi babo, ariko twebwe abarokore twitanaho. Uyu muntu aguye akagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, muzasanga ari we bagenda bavuga ngo runaka ngo yasambanye, ngo runaka ngo yaguye. Inyamara Bibiliya iravuga ngo reba uwo mwanzi wawe nasonze umugaburire, wimufata ngo umujugunye, kuko Imana ivushiriza ababi n'abeza izuba. Nagira ngo nkubwire ngo abakiranutsi n'abakiranirwa Yesu nibo yaziye. Yesu ntiyaziye abakiranutsi gusa, ahubwo yaziye abanyabyaha kugira ngo abashe kubakura mu byaha, abereke umucyo. Eske ukibaza ngo umuntu azakizwa arebeye kurinde? Niba twebwe abarokore usanga umuntu w'umupagani akurusha imbuto nziza, ugasanga umuntu n'umupagani arakurusha igikirisitu, urasanga usenga uhanura werekwa, mu kanya gato ujye mu majipo cyangwa se ujye kwirirwa usambana, uri umukirisitu, uravuga Imana. Bibiliya iravuga ngo umuririmbyi aririmbye aravuga ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Ibyo gihe Karosi nyamyitegeza nkavuga ngo ninde uzajya mu ijuru? Navuganye n'abapasiteri benshi, navuganye n'abashumba benshi, nahuye n'abavugabutumwa benshi, ariko abenshi usanga buri wese afite umutima wa kinyamaswa. Imana idutabare. Ndagira ngo ngukangurire ijambo rivuga ngo mukunde ababanga, mugaburire abantu babagiriye nabi, mushyingire abo babagiriye nabi, abo wakwiciye umugaburire, kuko Bibiliya iravuga ngo mukwiriye gukundana nk'uko nabakunze. Nagira ngo rero tube dusubikiye, ariko tuzagaruka tuganira tureba se umukozi w'Imana niba yangana kurenza umupagani utaramenye Imana. Ijuru twaba turirimba tujyamo nirihe? Eske ni irya Kamonyi? Ese ni ijuru ry'Imana? Ijuru ry'Imana ko rizagibwamo n'abantu bakunda? Umuntu nakuroga wimwanga, mukunde, ahubwo mwegere. Umuntu nakutuka, mwegere. Umuntu nagusebya, ntabwo ari wowe usebye wenyine. Na Yesu yiswe Belezabuli, ariko arihangana atsinda urugamba. Nagira ngo rero tudatinze tuzakomereza aho tugeze, tunatumiye abantu kugira ngo tuganire, turebe neba umukirisitu cyangwa se urukundo rwa gikirisitu rwafatwa n'abandi. Reka rero dusenga Imana. Ndagira ngo nkubwiye ngo niba udakunda, ijuru riri kure, ijuru riri kure. Niba udakunda umwanzi wawe, udakunda abamusengana, ijuru riri kure. Niba udakunda abantu b'abanzi bawe, ntabwo uzabona ijuru. Cyakora uraririmba muri korari, uzahanura, uzereka, uzayobora, nta juru uzabona. Reka dusenga Imana. Imana iguhe umugisha. Imana igira neza, urakoze. Ubuntu bwawe n'urukundo nekota sibo ne faistance, udukangura urukundo no kuba twakunda bagenzi bacu. Ariko twebweho isi iradushuka n'umubiri na shitani, bigatuma batugire nabi, tubabikamo inzika, tukajya tubabona tukumva twabica, ndetse ari ibishoboka tukumva ntibabaho. Ariko uravuga ngo dukundane nk'uko wadukunze. Gira neza uri bwumve iki mwami, iki kigano cyangwa izi mpuguro, ugure benshi kugira ngo bakundane. Gusabye imbaraga kugira ngo natwe dushoboze tuvuge ukuri. Bikore byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.